Mwese turabaramukije ngo Uwiteka bahire kandi abamugisha. Nge tugiye kubana muri aka gahe kagufi. Amazina nitwa Musafiri Augustin. Tukaba tugiye kubana mu gahe kagufi twigana ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko ya rusange cyangwa se tuzajya tugera twigana uko bukeye nuko bwije ko bizadushobokera nibijyaniranye n'imibereho ya gikristo. Muri iyi mibereho ya gikristo nifuje kuganira namwe akagingo kavuga cyangwa se ku nsanganyamatsiko ivuga iti umuntu ukenewe. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kwigana muri aka kanya kagufi. Reka noneho mbere yuko dukomeza tujya mbere tubanze dusenge. Data wa twese udukunda utuye ahereye ho mu ijuru, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watubanye, turacyahumeye ku mwuka w'abazima, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Turi imbere y'ubwiza bwawe, ubanze utweze, udutunganye, udukureho imirimo mibi, utwambike gukiranuka kwa dushimize yawe. Ijambo ryawe tugiye gusoma no kwiga muri aka kanya ribanze ritweze ko twebwe tugiye kurivuga, kandi n'abazaryumva rizabagira umumaro mu izina rya Yesu. Twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka bahire. Twari tumaze kubibwira amazina ko ari Musafiri Augustin, akaba ari igihe tugiye gufatanya muri aka gahe kagufi nk'uko tumaze kubivuga mu kanya, ko tugiye kwigana ijambo tubwira ngo umuntu ukenewe. Bwa mbere isituwe n'abantu benshi, isituwe n'abantu za miliyoni. Kugeza ubu n'iyi saha ntabwo baramenya abantu batuye muri iyi si uko bangana, ariko nubwo abantu bangana batyo muri iyi si, abantu ni benshi, ariko muri abo benshi hakenewe umuntu yarabuze. Impamvu tuvuze ngo umuntu hakenewe umuntu ni uko umuntu yabuze. Dufite imbaga y'abantu benshi cyangwa se turi benshi mu isi, ariko umuntu arakenewe, kandi iteka ryose umuntu akenerwa ari uko hari yakeneweho. Birumvikana kandi no kumushaka no kumushakisha ni uko aba yabuze. Niyo mpamvu turaza guhera mu gitabo kimwe aho banditse amagambo akomeye cyane atwereka uburyo abantu bari mu isi ariko abakenewe bakaba ingume. Duhereye mu gitabo cyitwa Mika, igice ni icya 7, hari amagambo akomeye cyane bavuzemo, tuyumve kugira ngo tuze kuyasobanukirwa neza. Uyu muhanuzi Mika yabonye mu isi, arayitegereza, yitegereza bari mu isi uko abantu babayeho, imibereho yabo, imigirire yabo, imyitwarire yabo. Avuga amagambo mu gice cya 7 uhereye ku murongo wa mbere: mbonye ishyano kuko meze nk'umuntu, nk'uko meze nk'ushaka imbuto zo mu mpeshyi ahamaze gusarurwa, cyangwa nk'ugiye guhumba imizabibu isarura rishize, ari nta seri ryo kurya, kandi umutima wanjye urarikiye imbuto z'umutini z'umwimambere. Uyu yari abonye ishyano, yavuze ko abonye ishyano, ariko mu kuvuga ko agushije ishyano cyangwa se avuga ko agushije ishyano, ni uko icyo yari akeneye yari akibuze. Kandi icyo yari akeneye ni umuntu yashakaga ukora neza, ubayeho neza, ubanye neza, wumvira Imana. Ashatse aramubura. Niho yavuze ijambo ati mbonye ishyano kuko meze nk'umuntu ushaka imbuto mu mpeshyi ahamaze gusarurwa. We akeneye kurya, akeneye ibimutunga, akeneye ibimugaburira, ariko aho abishakira ntabihari. Nanone ngo kandi akaba ameze nk'umuntu uri gushaka
agashakira ibyo kurya aho abantu bamaze gusarura. Murabizi iyo abantu basaruye barasarura ariko n'ibyaguye hasi akabigira bitoraguye, bityo wa wundi uhumba bavuga ngo ni uguhumba cyangwa se ujya gutoragura ibyasigaye bisigazwa mu mirima nabyo akabibura. Uyu mugabo niko yari ameze. Ntabyitegereje uko yavugaga ko ari gushaka umutini w'umwima mbere cyangwa se imbuto zari zeze mbere ariko akazibura, arahindukira ntiyajya mu by'imyaka, kuko iby'imyaka yavugaga hari aho yari kurenguriza cyangwa se hari aho yari ashaka kwerekeza. Niyo mpamvu ku murongo wa 2 muzahumva neza bavuze ngo abubaha Imana bashize mu isi, kandi mu bantu nta n'umwe utunganye, bose bacira igico kuvusha amaraso. Umuntu wese ahigisha mwene se ikigo yamutega. Yitegereje mu isi, abari bariho mu gihe cye bari benshi, ariko aravuga ati bitewe n'uko yashakaga umuntu akamubura, avuga ijambo rikomeye cyane ngo abubaha Imana bashize mu isi. Mu bantu bari mu isi bose nta n'umwe utunganye, ngo ahubwo buri muntu wese ngo ahigisha ikigoyi mwene se amutega. Niko yabonaga abantu b'icyo gihe bari bameze. Ari nayo mpamvu natwe iyi nsanganyamatsiko turi kwigana itwereka ko hakenewe umuntu cyangwa se umuntu ukenewe. Nuko mu bigaragara ijambo ry'Imana ritwereka neza ko abantu bari gushyira mu isi, aho abantu batunganya, aho abantu babana neza n'abandi, aho abantu bavugwa neza mu bantu bimaze gushira, bimaze gukamuka, aho ubunyangamugayo kuri benshi bwashize. Niyo mpamvu bavuze ngo abubaha Imana bashize mu isi, ngo mu bantu bose nta n'umwe utunganye, kuko buri muntu wese ahigisha mwene se ikigo yamutega. Isi niko imeze. Niyo mpamvu bavuze hepfo niho bagiye bavuga byinshi, ariko ijambo ryaho ntangaje naho bavuze ngo umurongo wa 4 ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, urusha kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Uyu Mika yari yitegereje mu isi, ahasanga mu by'ukuri abari mu isi bafite ikibazo, abari mu isi nta kubona neza, abari mu isi nta gutunganya, abari mu isi nta gukora ibyiza, abari mu isi nta kubana neza n'abandi. Bati rwose mu isi nta n'umuntu n'umwe muri. Ariko murazi ngo yavuga ngo mu isi ngo nta muntu n'umwe urimo. Murazi ngo ntabwo hari abantu benshi, bari bahari benshi, ahubwo yashakaga umuntu utunganya, umuntu w'inyangamugayo, umuntu wicisha bugufi, umuntu w'umunyakuri akamubura. Niyo mpamvu yavuze ngo abantu bashize mu isi nta n'utunganye. Ijambo rikomeye cyane ravuze ati umwiza wo muri bameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Umwiza wo muri bo, ku bantu ba kera wenda badusumbye imyaka, dore ko turi bato, hari abaturuta, ariko natwe ari abaturuta. Ariko nubwo hari abaturuta natwe tuzi ibitovu. Ibitovu ni igiti kimera, akenshi gikundwa kuribwa cyane n'ihene, ariko kikagira amashubi, ariko ihene ikihanganira amashubi ikayirya. Aho bavuze ngo umwiza wo muri bo ameze nk'urutovu. Urutovu ni amashubi. Ku muntu ukeneye kuryama ntiyakwirukira mu mashubi ngo aryame. Umuntu ukeneye guhunga umwanzi ntiyakwirukira mu gitovu ngo ahunge uwo mwanzi, kuko ari amashubi akomeye, nta n'uwahihanganira, nta n'uwakwishimira kuhaba. Impamvu babivuze batyo ni uko ngo abantu mu isi ngo bameze nk'ibitovu, ngo aho mukoze hose haguhanda. Ijambo ryose wamubwira yakubwira ijambo ribabaza, cyangwa se akubwira ijambo ry'indo ku bantu bazi indo, aho umuntu mubwira ngo mbese muvandimwe ko wari umaze iminsi urwaye umutwe ukugeze, kugira ngo aho kugira ngo gusubize neza ati ungeze hejuru y'ishosi. Undi ati si muvandimwe ko ndi kubona ugenda uvuye he? Ati rwose
ndava aho nakomeretse. Ayo ni amagambo mabi, amagambo akomeretsa. Uko ayo magambo ari gukomeretsa bayagereranije n'igitovu, kuko yikandagiye amahwa aragushinga akaragushita. Rero ni amagambo mabi agenda abwirwa abantu, haba mu bavandimwe, haba mu baturanyi, haba mu bantu basengana, haba mu bakozi mukorana. Ayo magambo niyo y'amacumu agenda abwirwa abantu. Niyo mpamvu yavuze ngo umwiza wo muri bo ameze nk'urutare rw'amahwa, umubwira ijambo ryiza agusubiza ijambo ribi, wamukorera ibintu byiza akakwitura ibibi. Ayo ni amatovu ahandi cyangwa se ashita. Nanone baravuze ngo urushaho kuba intungane, mbese ni ukuvuga ngo umwiza kurusha wa wundi wagereranijwe n'urutovu ngo arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Ni ukuvuga ngo mbese urushaho kuba mwiza, urushaho kuba igikundiro, ngo we noneho aho kugira ngo akubwire amagambo mabi ahubwo no kukwica yakwica. Ariko uwo ugufitiye imigambi mibi, imigambi mibisha, niwe wavuze ngo urushaho kuba intungane aruta n'uruzitiro rw'amahwa. Ni umuntu wakwereka ibyiza, ni umuntu wakwereka ko agukunda, ni umuntu wakwereka ko akwitayeho, ariko mu mutima gucira ibicu. Niyo mpamvu avuze ngo umwiza wo muri bo arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Rero bana b'Imana, abantu bakomeje kubura. Niyo mpamvu uyu muhanuzi wabivuze atya, byageze mu gitabo cya Yeremiya, ayo magambo aragaruka. Kandi haba Mika haba Yeremiya ntabwo babayeho mu bihe bimwe, ahubwo Yeremiya yarabanje, Mika aza nyuma ya Yeremiya. Aho Yeremiya yavuze mu gitabo cyitwa Yeremiya, kuko nari maze kubivuga, kuko nani umuhanuzi Yeremiya wayavuze amagambo, kandi yanzwe mu gitabo cya Yeremiya igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere, niho bavuze amagambo kugira ngo tuze gusobanukirwa neza ko umuntu akenewe aho abantu babuze. Abantu mu isi barimo, abantu mu isi baruzuye. Mu muryango wanyu mushobora kuba muri 5, mushobora kuba muri 7, mushobora kuba muri 3, mushobora kuba muri 4, cyangwa se uko umubare wanyu waba ungana, cyangwa se abaturanyi banyu bawe ukuntu baba bangana, ariko baravuze ngo umuntu arabuze. Mwaba muri 7 mu muryango, ariko mwiza, utunganya, ukora neza, usubiza neza icyo bamubajije, akaba ari umwe mu bantu 7. Abo bandi ukabita iki? Wabita abantu ariko atari muri ba bantu bakenewe, ahubwo akaba akenewe wa wundi umwe ukora neza kandi utunganya. Niyo mpamvu muzitegereze no mu isi aho abantu bakomeje kuba ingumi. Aba turi kwigana, tuzakomeza twigana byinshi kuri bo, cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko. Hariho mujya mubona no mu isi iyo bari kujya gutora abayobozi, baba imidugudu, baba utugari mwumvaga, cyangwa se n'aba perezida, akenshi bavuga ko hakenewe umuntu w'inyangamugayo. Ntabwo bapfa gutora umuntu utavugwa neza mu mudugudu, utavuga neza n'abantu, utavuga neza n'abaturanyi, ahubwo babanza bavuga ati uyu muntu ni inyangamugayo, uyu muntu agwa neza, uyu muntu yumvikana buri wese, uyu muntu yamuvanywa buri wese, uyu muntu azakemura icyo tuzaba dukeneye cyose. Nabo naho bashingira. Byumvikane none kuko haba hari abantu benshi bakeneye uwo mwanya, ariko hakabura abujuje ibyangombwa cyangwa se ibisabwa. Niyo mpamvu umuntu aguze, ari mpamvu turi kukiga. Uyu mugabo bita Yeremiya yabayeho mu gihe gikomeye cyane, aho nawe yagiye ahura n'ibibazo bikomeye cyane, agahura n'inzitizi zikomeye cyane, aho abantu bajyanwe mu Babuloni. Niyo mpamvu muzasoma igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya, ariko yaganyaga. Kuganya ni amaganya, n'ibibazo, ni amagogo yahuraga nayo. Niyo mpamvu yavuze amagambo. Aya magambo avugwa asa n'aho asanishije cyangwa se asa n'ahuye n'ayo Mika yavuze, kandi Mika yabayeho nyuma ya Yeremiya. Ariko
niyo bavuze ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira iyi z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nzahagirira imbabazi. Amagambo akomeye. Yeremiya ntimwumva ko avuze ngo ngaho mwiruke mukubite hirya no hino, mujye mu nzira mu miharuro, nuvuga ngo ni mu tuyira dutandukanye, mujye gushaka umuntu naho yaba umwe. Urumva ko bari guhura n'abantu benshi, bagahura n'abantu batandukanye, ariko uyu Yeremiya avuga ati byibuze mwirukanke, kandi nabo bari kwirukana abantu bari kujya gushaka uwo muntu, ariko abo bari kugeraho kuko bari intumwa zatumwe, izi zatumwe ni izikora ibyiza, noneho izi ntumwa zikeneye ko nabo bagiye guhamagara bakora nk'uko nabo bari gukora. Ariko aravuze ngo mugende mushake mu nzira naho mwabona umuntu umwe, uwo muntu mushaka ukuri, kandi ushaka ukuri nzahagirira imbabazi. Uwo muntu umwe ukenewe ni umuntu ukeneye ukuri, ushaka gutunganya, ushaka kumvira Imana nk'uko bikwiye. Bana b'Imana mwese hari abantu benshi, ariko nawe wibaze, nanjye ntibaze, ku isi tuwe na za miliyari z'abantu, ko banza iri jambo turi kwigana ko umuntu ukenewe nawe utawurimo bakenewe, kandi uriho uhumeka, urya, uvuga, ukihumeka umwuka w'abazima, ariko ukaba utari mu bakenewe. Rero bana b'Imana, niyo mpamvu muzasoma mu gitabo numva ari mu gitabo cy'Abaroma, niho bavuze amagambo akomeye cyane, reka ndebe ko nza kuyabona. Ayo magambo aboneka mu gitabo cyitwa Abaroma, ndumva ari igice cya 4 uhereye ku murongo wa 11, igice cya 3 umurongo wa 11. Turi gushaka uyu muntu, baravuze ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Reka mpere ku murongo wa 10, igice cya 3 umurongo wa 10, kuko byanditswe ngo, ariko reka mpere kugira ngo bize gusobanuka neza, kuko dushaka kwihuta cyane kugira ngo tuze nakubwira naho dusoreza. Nuko tuvuga iki? Mbese turabarutahoya da? Habe na gato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyitwa Umubwiriza, igice ni icya 7, uhereye ku murongo 20, niho bavuze ngo mu isi ntawe ukiranuka n'umwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko iri jambo mpamvu babivuze batya, babisanishije no mu gitabo cyitwa igitabo cya Zaburi, igice ni icya 7, igice cya 51 umurongo wa 7, aho bavuze ngo dore naremanye gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Impamvu ze ngo ntawe ukiranuka n'umwe, nuko nta muntu n'umwe uri mu isi uvukira muri iyi isi yanduye, isi yahumanijwe n'icyaha. Niyo bavuze ngo twese tujya tuvukira mu byaha, ariko nubwo tuvukira mu byaha, aba bantu bakenewe ni abagerageza kwigobotora muri ibyo bibi bavukiyemo, bagashaka gutunganya bakaba nk'uko Pawulo yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo dore nshaka gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Abo bashaka gukora ibyiza, bashaka gutunganya, barwana intambara,
aho yavuze ngo nkubitana igipfunsi ariko si nk'uhusha. Uko gukubitana igipfunsi ni ugukubita ibya kamere irarikira, ukaba ushaka gukiranuka, ukaba ushaka gukora ibyiza iby'Imana ishaka n'ishima. Niyo mpamvu bavuze ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Urebe ukuntu abantu bameze, ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ntawe ukeneye. Ahubwo ukora ibyiza baramuseka, ujya gusenga bakamuseka. Ati uruguta igihe cyawe, uruguta amafaranga yawe, abandi bari gukora, iterambere rigeze kure, uri kujya mu biki, uri umusazi. Niko mwese abantu bameze. Ariko ngo uharanira kuzakora ibyiza, uharanira kuzashaka iby'Imana ishaka ishima, baramuseka bamwisekera. Kuko mwese uko abantu bameze nuko baravuze ngo nta muntu n'umwe ukora ibyiza n'umwe. Hepfo umuhogo wabo ni imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusabwe bwinshi buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Aho usanga uko abantu bameze, aho abantu bamaze kubura, ugasanga ari na za YouTube, aho abantu bahangara bakajya kuri impangara ngo uhangara cyangwa se bagatukana. Akanwa kabo kaba kuzuyemo ibitutsi, gukora ibibi, ubusambanyi, kugira mbese ibintu bishamaje cyangwa se ibintu bibi, abantu babigize umwuga. Hepfo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntabwo biri imbere yabo. Mu bantu bakenewe aba ntibari. Aho kujya gushaka uyu, uramushaka guseka, ukamubwira akakubwira ibindi cyangwa se akagutuka. Niyo mpamvu abantu bari kubura, abantu babaye ikewa, kandi abantu mu isi ni benshi, ariko abantu bakenewe bari kubura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cyitwa, niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Abatesalonike ba mbere igice ni icya 5 umurongo wa 23 niho bavuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu azaza. Aba bantu bakenewe ni abahirimbana, ni abarwana intambara, ni abigobotora, ni abizitura aho baziritswe, ni abikura mu bubata bw'ubuhanya bw'icyaha bwamaze gutwara imitima ya benshi, aho akayira keza ko gutunganira Imana kamaze gushira, kamaze guta igihe, kamaze gucuya, kamaze kumeramo n'ibyatsi kubera gutakenera iby'Imana cyangwa se kuba uw'Imana ishaka mu isi. Rero bana b'Imana, abantu bakenewe mu isi tuzagenda tubyiga uko bikwiye n'uko bwije, aho twabanje kuvuga no kubanza cyane cyangwa se mu ntangiriro yimbitse, ni uko abantu babanza bamenya uko abantu bahagaze ubu. Noneho uko abantu bahagaze ubu niho umuntu areba akaya noneho uburyo yakwigobotora mu bantu bakenewe. Abantu bakenewe bari mu ngeri nyinshi, hari ibibaranga byinshi, tuzagenda tubyigana uko bukeye n'uko bwije. Reka ubwo umuntu akenewe, kandi mu isi hakaba hari abantu benshi, ariko abantu benshi abakenewe hakaba hari kubura n'umwe. Aho Yeremiya yavuze ati nimwiruke mushake niba yaba umuntu umwe nanjye nzahagira imbabazi. Ari nayo mpamvu n'igihe abamarayika baje kurimbura Sodomu na Gomora basanze Loti, ariko Imana yabanje kugira inama cyangwa se kugisha inama Aburahamu ati muri uyu mudugudu ese ko banza hari abantu bakora neza. Babanza ku mibare runaka. Aburahamu azi neza ko ubwo Loti yagezeyo yabaye umukiranutsi, yera imbuto, n'abandi bera imbuto bitewe n'imbuto yabibye Loti. Avuga abantu benshi bahera kuri 50 arakomeza aramanura
avuga ati bagera no kuri 5, ati rwose niyo nabona abantu 5 ntabwo naharimbura. Ariko umudugudu wari urimo abantu benshi, abantu barokotse ni 3 bonyine, ni Loti n'abakobwa be 2. Imidugudu 2 yose irarimbuka kuko nta bandi bantu babonekagayo. Rero bana b'Imana, ubwo mu isi hari abantu benshi, tube mu bakenewe bakora ibyiza, b'abanyakuri, batunganya, b'inyangamugayo, bafite urukundo, babana buri wese mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wari dukunda, utuyahereho mu ijuru, tumaze kwiga ijambo ryawe rikomeye cyane ry'umwuzuro. Twebwe umuntu ukenewe ko mu isi huzuye abantu, ariko hakaba hari gukenerwa umuntu umwe ukora ibyiza, utunganya, ushaka ukuri, w'umunyakuri, ariko ari kubura. Turagusenga uduhe kuba mu bakenewe muri iki gihe cyamaze kononekara, kandi ubwo dusanze kwimva z'abantu cyangwa se imihogo yabo imeze nk'imva, aho akanwa ka benshi kavuga ibihwehwe, kakavuga n'ibitutsi, kagasohora ibitutsi. Turagusabye ngo dukure mu ngoyi z'ububata bwamaze kutubata, tuhabawe, dukiranuke bitutse kuri wowe, utwambike ikanzu yo gukiranuka, utwambure ikanzu yo gukiranirwa, twihimbe twebwe ubwacu dushimiza yawe. Tubane uturinde, ubwo hari abantu bakenewe, tube muri uwo mubare mu izina rya Yesu.